iyo ushaka ko umuntu iyo byiyumviro bya birimo kubaka ibyumviro bya birimo byatangiye gutekereza ijambo will you marry me ijambo ryo kubaka ryitwa gushyingiranwa n'umuntu I'm telling you n'ibimenyetso biba bihari hakusheri wabonye kwa runaka ko bakoze ubukwe ha akusheri uziko abo baby twiganye bose bakoze ubukwe uziko abatipe bose bakoze ubukwe you know why musigaye muhubuka ugateretana n'umukobwa wangize ugatangira kumubwira ngo ufite ngo plan y'imyaka 5 ngo imbere ngo cyangwa 4 uyimubwiye ute ibintu bya plan y'imyaka ninde bababwira ngo mujya mu bitubwira tuzaya tubasiga musigaye muri ntuzi mu mazi mwa nayo bikumva ari kongeraho nkuko musanzwe mubimenyereye rero ni Shine DTV muri kumwe nanje Lilios cyangwa se Lily Love ni mu rukundo nkuko iyo mbonye ubona urukundo nkuko musanzwe mubimenyereye uyu munsi rero icyo naguteguriye na amagambo giye kugusobanurira ane akoreshwa mu rukundo cyangwa se mu relationship kugira ngo ubashe kuyasobanukirwa ndetse n'inkurikizi zayo magambo rimwe na rimwe harigeze dahura n'ayo magambo cyangwa se nizihure n'ibikorwa by'amagambo bakubwira are you ready baza mugenzi wawe ngo are you ready for loving or being loved? Ijambo rya mbere riravuga ngo I love you. Irya kabiri riravuga ngo I hate you. Irya gatatu riravuga ngo leave me alone. Irya kane riravuga ngo will you marry me? Ndabizi neza ko ayo magambo yose ashobora kuba yarakugeze mu matwi cyangwa se ushobora kuba waraciyemo yose ukayarangiza uyu munsi ukaba utegereje ijambo rimwe gusa cyangwa se nta na rimwe utegereje uyu munsi ukaba uvuga ngo I'm proud of being single. Ijambo rya mbere nakubwiye ryari kuvuga ngo ndagukunda nicyo cyasobanuraga nubwo nabivuze mu rurimi rw'icyongereza rivuga ngo I love you bivuga ngo ndagukunda irya kabiri riravuga ngo I hate you ndakwanga urumva hari igihe uba muri relationship umuntu akakubwira iryo jambo bitewe n'ikosa rihambaye ushobora kuba wakoze irya gatatu riravuga ngo leave me alone cyangwa se ndeka njyenyine mbe mu buzima bwanjye hahandi bakubwira ubwira umuntu ngo leave me alone ugahita utangira kumubwira ngo please ngo I'm proud to be single. Sure? Wishimiye kuba single cyangwa nuko wabuze ukunda cyangwa se nuko wabuze ugukunda ntago mbizi turaganira murabizi neza ni kuri Shine DTV ibuka gukora subscribe share comment kugira ngo ubashe gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye mbazo ijambo rya kane niriye ndabizi neza ko abantu benshi barikunda ndabizi neza abantu ko barigishimira ndabizi neza ko abantu bariryoherwa iyo yaryumvisha amatwi yabo will you marry me cyangwa se uremera gushyingiranwa nanjye abaryumvishije rikaba uyu munsi ritaraciyemo I'm sorry for you ndababwira ngo mwihangane uwo baribwiye nawe bigacamo ni byiza cyane nakubwira ngo congratulations ryoherwa n'ubuzima kandi ukomeze kuryoherwa ni byiza cyane ariko ukomeze no kutubwira abagenzi bacu ngo batararibwirwa ndetse batararyumva ndetse n'abaribwiwe nibicemo ko abantu nibo bakunda kuvuga ngo nahe igiti cyatemwa ngo cyakongera kigashibuka don't worry still there is a chance nuvuga ngo haracyari amahirwe hirya yo kuba warababajwe hirya yo kuba warabaye broken cyangwa se depressed ndagira nkubwire yuko uyu munsi nje hano kugira ngo nkushyire mu murongo uhamye wo kuba wakishimira gukundwa cyangwa se ukaryoherwa n'urukundo kugira ngo ubashe kugira aho ugera ndabizi neza ko nta nzobere mu rukundo nubwo abantu benshi basigaye banyita inzobere mu rukundo ntago ndi inzobere ariko hari ibyo mvuga mugasanga namwe hari amakuru mubizi ibukora kubimbwira muri comment ibyo nasigaje inyuma cyangwa se ibyo wifuza ko nzavugaho ubutaha ijambo rero I love you tugiye kuganira noneho umbwire uko wiyumvisheje ese wabahorigeze ubwirwa ngo I love you wiyumvisheje utese wenda ngiye ku giti cyanjye ko numvishije umuntu ambwiye ngo I love you
numvishije ari ibintu birenze, kuko ni ijambo umuntu akubwira nawe rikagutungura. Iyo ari kubwiye cyane cyane ntabwo wabimenya ko rimuvuye ku mutima cyangwa se rivuye inyuma y'umutima. Hari umuntu wambajije ejo bundi ngo ngakora iri ngo tubwize ukuri ngo ubundi urukundo ruba mu mutima. Mwese buri muntu wese afite ukuntu abizi. Abascientifique bo bazi ko urukundo ruba mu bwonko, ruva ku bwonko, wari imisemburo ikora urukundo, ikora nyine kwishimirana, ari byo bita urukundo. Buriya ubutaha tuzabazanira umuscientifique abibasobanurire, gusa ngiye aka kanya nta makuru mbifiteho ahagije, ariko icyo nababwira kenshi twebwe twiyumvamo ko umutima w'umuntu ariho urukundo ruva. Ariko nanone umutima nibutse ko ubwonko ari bwo bugena ibintu byose bibera ku mubiri w'umuntu cyangwa se bibera mu muntu mo imbere. Kubera ko ari ubwonko rero bubikora byose, bivuga ngo n'urukundo nakemeza neza ko ruva ku bwonko. Utiri none hagiye muri siyanse, ntugire ikibazo, byose turabifatanyiriza hamwe kugira ngo bituzanire igisubizo cya nyacyo. Ijambo I love you ni ijambo ryiza, abantu barariryoherwa ukarikunda kubera ko umuntu arikubwiye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo be careful. Niyo umuntu akubwiye ko agukunda, bitewe n'iki gihe ukunda ibintu tubibona, niyo umuntu akubwiye ngo aragukunda, my friend, hitonde urebe neza ko ibikorwa bye bikurikira ijambo ndagukunda bihura n'ijambo ndagukunda koko. Utazatwarwa n'amarangamutima ugasanga hari igice cyawe kigiye kwangirika bitewe nuko wihutiye amarangamutima cyane. Hari igihe nzakubwira ku marangamutima, don't worry, nzagusobanurira amarangamutima hakujyana n'ahakugeza ndetse n'ahagukura. Ariko se iyo bakubwiye ngo I hate you, ubwo wiyumvute wumva nyine ubaye depressed, ukumva urababaye, ariko ntabwo byakagombye kukubabaza, kuko rimwe na rimwe abantu bajya bavuga ngo iyo ufite mu buzima bwawe, iyo harimo umuntu wakagombye kuba arimo, azana ibintu bihura n'ibishimishije wowe agomba kuba arimo. Sinzi nimbisobanura gutya, sinzi umuntu uri bubashe kubyumva, ariko icyo ndi kugusobanurira se kugitega amatwi uraza kumva ko ari cyo. Niba ngewe Lili nararemewe kuba muri wowe, kuba inshuti yawe, kuba muri wowe ubuzima bwawe bwose, nzakora ibijyanye n'iby'umutima wawe wifuza kugira ngo mbashe kubamo igihe cyose. Bivuga ngo tuzahuza, tuzaba connecte, duhuze. Nitudahuza rero ntago nzaba nararemewe kubaho ngaho. Nivuga ngo umuntu akubwira ngo I hate you, aho kugira ngo ube depressed, my friend, wowe ubwawe iyubake, wumve uhamye, uhagarare ku murongo nyawo, uvuga uti uyu munsi noneho icyo ngiye gukora nkanje Lili. Niyo umuntu ambwiye ngo aranyanga, ambwiye ngo I hate you, so what? Aranyanga kubera yuko nyine ntago I don't deserve to be in his life or her life. Wangu ntago nkwiye kuba mu buzima bwe cyangwa nta nubwo nkwiye kuba mu buzima bwe. Ni ukuvuga ngo ngewe icyo nkwiriye ni ukuba mu buzima bw'umuntu uhuye nuko ubuzima bwe bushaka, kugira ngo mbashe kubamo. Rero ntimukabazwe n'ijambo ndakwanga, kuko iyo umuntu aguhaye akubwira ngo arakwanga, baguhaye amahirwe yo gukomeza ubuzima kugira ngo ubashe kuryoherwa. Hari igihe ushobora kaguha urugero, ibaza nko mu kazi ugasanga akazi urimo baguhemba 100,000, umuntu akakubwira ati mwirukanye muri kampani yanjye, my friend, ukagenda wagera imbere agatura n'umuntu uzajya guhemba miliyoni. Uziko hari igihe Imana ikagukubira ibirenze ibyo watekerezaga. Sometimes twebwe duhura n'abantu batubabaza mu rukundo, ariko ukavuga ngo mvuye kuri level imwe ariko ndajya kuyindi. Ntago umuntu ajya ava ko batazakubeshya. Nta muntu ujya uzamuka sikari yasubira inyuma, azamuka sikari yajya imbere. Kandi iyo ujya imbere ugera ahantu heza. Iyo uzimanuka urimo kuva heza, iyo uzizamuka rero urimo kujya heza. Menzi ko ntukababazwe n'umuntu ugutakaje, ntukabazwe n'umuntu kugira ngo I hate you. Iryo ni ijambo rya kabiri nkubwiye icyo bishatse kuvuga. Ndetse umuntu yakubwiye ngo I hate you, nyine bakubwiye ngo va mu buzima bwe. Kwa kuva mu buzima bwe rero nuko utadeservinga kubayo, ntukabazwe nuko agukuyemo, nuko udakwiriye kuhaba nyine. Mpamvu udakwiriye kuba haba ishobora kuba ari nziza cyangwa ari mbere, ariko ibaze ugumye ukomeje guhatiriza nk'umuntu ngo agukunde, warangiza wagera imbere yarakubwiye ngo I hate you, ushaka ugakomeza ugahatiriza. Ari abantu mufite imbaraga zo guhatiriza, ugahatiriza wagera imbere ugahita ubabara mu buryo utexpectingaga. Kandi Imana yaragutegurije ngo have hakiri kare kanga, ibyo ni kazi kawe. Reka dukomeze. Ijambo rya gatatu riravuga ngo leave me alone.
leave me alone nashatse kurisanisha na I hate you, ariko ntago ndisanisha kubera ko hari igihe umuntu akubwira ngo mva impande cyangwa se ndeka njyenyine bitewe n'impamvu nyinshi. Umuntu ashobora kubwira ati ndeka njyenyine bitewe nuko abona mu gihe muri kumwe hari ikosa ashobora gukora expectingaga ko rigomba kubaho mu rukundo. Reka nguhe urugero rutoya. Hari abasore baba bari mu rukundo n'abakobwa, cyangwa se abakobwa bari mu rukundo n'abasore, ugasanga urabona ko mu rukundo rimwe na rimwe hari igihe imibonano mpuzabitsina iteranya abantu bakundana, urumva. None wenda nk'umusore cyangwa se umukobwa akavuga ati ndi kumwe n'umusore, kandi sometimes hari ikintu gishobora kubaho kitari cyiza. Ntago yakubwira ngo utahe, ntiyakubwira ngo genda, ntago ushaka ko tuba turi kumwe, ahubwo cyangwa akubwira impamvu iri kubitera, ahubwo akakubwira ngo leave me alone, akakubwira nk'umuntu ukurakariye bitewe n'ibyiyumvira afite muri we n'uburyo arimo kwiyumva. Ntago ashaka gukora ikosa, kandi ntashaka nanone ko akubwira ngo arakwanga kuko aragukunda. Hari igihe umuntu agakubwira ati leave me alone ariko atari uko akwanze. Koko bera gukomeza kubabwira nyine, hari igihe inyota yica umuntu ngira ngo bayibonye ko hano hari akantu. Niyo mpamvu ngomba kugenda nsomaho gake, mukomeze kunyihanganira, ndaje tuganire nyine mbabwize ukuri. So amazing. Thank you Shine TV kutugezaho ibi bintu kuri Chris Hotel. Nkuko mubibona niho twicaye, ariko akadukomeze mubwize ukuri. Kuvuga ngo niba uri mu rukundo n'umuntu akakubwira ngo leave me alone, ntugafata umwanzuro wo guhubuka ngo utumubwira kuki wankunze. Sometimes turabikora rimwe na rimwe tukaregreta nyuma. Icyo ukora uratuza, niyo umuntu akubwira ngo leave me alone, muri ako kanya muri kumwe hari impamvu nyine ziri kubimutera. Izo mpamvu nizo ndimo nakubwira aka kanya, ari ngo yuko yanze gukora amakosa. Ashaka no kukubwira ngo leave me alone nanone bitewe n'uburyo arimo kukumva ako kanya. Ntago ashobora kuba atishimye, atanezerewe, afite ikintu runaka cyamukomerekeje, afite ikintu runaka cyamubabaje, right? Ikintu nacyo kikakubwira ngo leave me alone. Niba umuntu akubwira ngo unsize njyenyine, nuko abashaka kwitekerezaho, nuko abashaka gufata umwanya we ku giti cye. Noneho rero agera aho yaza gusubiza ubwenge ku gihe, cyangwa se akaza kuba ari stable neza, akaguhamagara akakubwira ati how are you. Nagaruka ntuzamwirukane utangiye kumubwira nabi ngo ya warandetse cya gihe wambwiye nabi. My friend, niba utazi impamvu umukunzi wawe akubwiye ijambo ribi, ntugahubuke kumusubiza. Jya utegereza impamvu yakubwira irya jambo ribi, nyuma nibwo uzabimenya. Kuko rimwe na rimwe turahubuka tugatakaza abantu dukunda, cyangwa se tugatakaza abantu badukunda bya nyabyo. Kiba ari ikibazo. Ndi hano rero kugira ngo nkomeze kugufasha. Utiriri noneho ibintu ari kutubwira ntago ari byo. Nibyo, kubera ko iyo uhubutse mu rukundo iteka n'iteka urabiregreta nyuma. Be careful kandi witonde kugira ngo utazahubuka mu rukundo ejo bundi ukazababara cyane. Ijambo rya nyuma rero ntumerejeho ni irya kane, ni naryo rya nyuma. Ijambo will you marry me, cyangwa se uremera gushyingiranwa nanjye. Hari abantu baba mu rukundo bategereje iryo jambo, akaba ari iryo jambo gusa ategereje. We icyakora agutega n'imitego myinshi, agahora akubwira akatajya kumvisha uburyo ki barunaka bakoze ubukwe, barunaka byagenze gutya. Uwo mukobwa abikubwiye gutyo, cyangwa se uwo musore abikubwiye gutyo, nta kindi kintu aba yifuza. Ya level ya will you marry me niho muri kwerekeza. Nabyo byiyumvira bafite muri we kugira ngo abashe kugera kuri rwa rukundo yifuza. Utiriri ibintu buri kutubwira urabizi neza. Ntago nakubwira ko ntabizi neza, ariko ni ibigaragara mu buzima bwacu bwa buri munsi. Wowe jya uraranganya amaso mu buzima bwacu bwa buri munsi, nawe wirebe ku giti cyawe. Niba wumva ibintu ngo bigira nta hantu bihurira na society turimo, cyangwa n'abantu mugenda muhura batandukanye, uzamenye ko ibyo nkubwira atari ukuri. Iyo ushaka ko umuntu, iyo ibyiyumviro bya birimo kubaka, ibyiyumviro bya birimo byatangiye gutekereza ijambo will you marry me, ijambo ryo kubaka ryitwa gushyingiranwa n'umuntu, I'm telling you, n'ibimenyetso biba bihari. Akusheri wabonye runaka ko bakoze ubukwe. Akusheri uziko abo baby twiganye bose bakoze ubukwe, uziko abatipe bose bakoze ubukwe. Do you know why? Nanjye ntegereje kumbwira ngo natwe tuzabukora vuba. Sometimes rero iyo umuntu nk'umukobwa bikubwiye gutyo, ugatangira kumubwira ngo
ko ngiye nteganya nk'imyaka 5. Hari abasore benshi mwasizwe kubera ibintu by'imyaka kuki ariko abatipe musigaye muhubuka. I'm sorry, nubwisha ukuri kubera ariko bihagaze. Musigaye muhubuka. Ugateretana n'umukobwa wangize ugatangira kumubwira ngo ufite ngo plan y'imyaka 5 imbere ngo cyangwa 4. Uyimubwiye ute? Ibintu bya plan y'imyaka ninde bababwira ngo mujya mu bitubwira. Tuzaya tubasiga musigaye muri ntuzi. Utiriri amenya umuco cyangwa amenya amabanga yose. Ni impamo ibintu bya plan musigaye muduhanga imyaka 2. Nushaka uzaguteganya imyaka 5 ariko witurize. Kuki utuma bagusiga hakiri kare ariko? Kuki utuma bagusiga hakiri kare? Be careful guys. Mbagiriye inama mbibiye n'akabanga. Niba uri umusore ukabuzi ko hari umukobwa wabwiye ngo imyaka ingaha akagusiga umenye yuko watagatinze nabi. Kuko buriya rega ntago gushaka ubundi bitegurwa n'umuntu. Biraza nyine ni nka chance ni nka mahirwe. No kuvuga ngo ushobora kuba gushaka kubera yuko wabonye uwo mushakana, ushobora no gushaka kubera yuko ibyo wa planningaga birangiye cyangwa se uko wifuzaga cyangwa ibyiyumviro byawe nabyo byahindutse. I'm telling you nago gushaka n'ijyanye ryo kuvuga ngo imyaka 5 ushobora kumbwira imyaka 5 mu mwaka umwe ukaba utangiye kwifuza gushaka, kandi icyo gihe niba warambwiye 5 ngahita nigendera mu mwaka umwe kandi ukaba ukinkunda ari njye gikeneye kandi njye narigendeye, uraregreta. Be careful guys. Bibibanga mwe mubizi rero by'imyaka mwihaye kuzamubwira abakobwa ngo imyaka 5 ngo imyaka 3 ngo imyaka 2. Ni kazi kanyu karagaciyemo. Dukomeze. Ijambo will you marry me cyangwa se uremera gushyingiranwa nanjye ni ijambo rikoreshwa kugira ngo umuntu asabe umuntu bagiye kubana cyangwa se umuntu runaka ko amwemerera kuba umufatanyabikorwa mu rugo cyangwa se umufasha kubaka. Ni ukuvuga ngo ni wa muntu ejo bundi hari umuntu njya numva hari indirimbo ivuga ngo my woman is my property. Guys, she's not your property, she's your priority. Ndabizi neza ko ejo bundi yababwije ukuri, yarababwiye ngo woman is a priority. No kuvuga ngo nufata umuntu ukamugira property bayikoraho ibintu bashaka. Property ushobora kuyiteza, property ushobora kuyifata. Property nyine ni igikoresho, kandi uriya muntu aba ari nk'inshingano. Umuntu muri kumwe mu rukundo ni inshingano, ntago ari igikoresho. Guys, my woman is my property. Mujye mumbabare, hari n'igihe ngiye numva ibintu nkumva sibyo. I'm sorry, ariko umuntu muba muri kumwe mu rukundo ni inshingano, kubera ko ni wa muntu mujye inama, ni wa muntu muvugana. Nese wafata umugore wawe ukamuteza. Abantu mwitegu, abantu musigaye mu posting abantu mukavuga ngo she's my property. Guys, cyo umuntu uzamposting avuga ngo am priority ngamo his property. Rimwe nyine nzamubwira ariko nahuye n'abakiriya bakangura. Setu kandi niko bimeze. Ese niba ni property ugamba nabaye ikintu ushaka kuba igicuruzwa cyangwa nkabiki akandi mukiyongerereho. Iryo jambo rero abantu benshi bararikunda, ariko abantu benshi ntago bagira amahirwe yo guhura naryo. Hari n'abantu bahura naryo ugasanga, kandi will you marry me rivuga mu buryo bwinshi. Hari igihe ushobora kuba uri ubana n'umuntu, ndabizi neza ko hari abantu basigaye babana bataranashyingiranwa ngo bajye mu murenge mu nsengero hehe, ugasanga muri kumwe mu rugo ariko ukabyuka mu gitondo usanga yakubwiye ati uremera gushyingiranwa. Akoze ni gute ubundi umuntu abana n'undi mu nzu bakamarana umwaka 2 ngo will you marry me kandi mwarabirangije.